Tubahaye ikaze kuri cano yanjye Miss Theoni. Uwiteka akomeze abahe uburame, Uwiteka akomeze abarinde kandi abarinde indwara. Twagarutse muri bya biganiro byacu bivuga ku buzima, twagarutse kuri bya biganiro byacu bivuga ku bimenyetso n'indwara n'uburyo wakwirinda izo ndwara. Mube hafi rero mukurikira ikiganiro cyiza cy'uyu munsi kivuga ku ndwara zazengereje abagabo. Niba uri umugabo uramenye rwose udacikwa iki kiganiro. Kuko iki kiganiro ni wowe nakigeneye ngo kibashe kugufasha umenye uko ugomba kuzajya witwara. Umuntu utarakora subscribe rero rwose ni byiza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, ukore ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu bantu ba mbere. Indwara ya mbere yazengereje abagabo ni indwara y'impyiko. Kidney disease. Impamvu ituma abagabo iyi ndwara yarabazengereje, mu busanzwe abagabo bakunze kugira cholesterol cyangwa se ibinure byinshi, rimwe na rimwe ugasanga bitewe n'akazi bakora amaraso yabo yihuta cyane. Uwo muvuduko rero w'amaraso ukaba ari ushobora gutuma barwara indwara z'impyiko. Aha rero tugiye kukubwira n'ibimenyetso bizakwereka ko warwaye iyo ndwara y'impyiko. Ikimenyetso cya mbere ni ugucika intege. Ikimenyetso cya kabiri ni ukuribwa umugongo. Ikimenyetso cya gatatu ni ukubyimba ibirenge. Igihe cyose wibonyeho ibi bimenyetso, niba uri umugabo, ihutire kwa muganga ujye gukoresha check-up umenye uko ubuzima buhagaze. Bibaye byiza ubundi umuntu wese yakabaye akora check-up rimwe mu mwaka. Indwara ya kabiri ni kanseri ya prostate. Iyi kanseri ni imwe muri kanseri zica abagabo benshi ku isi. Ni indwara ifata udutsi tw'uruhu rwa prostate. Iyi ndwara rero benshi cyane iyi ndwara abagabo benshi bakunze kuyirwara, rimwe na rimwe ntibanabyiteho cyane, kandi ni indwara mbi yica abagabo. Ibimenyetso byayo ni ukwihagarika buri kanya. Kwihagarika ntizisohoke cyangwa se ukajya wihagarika udukari duke duke, rimwe na rimwe ukumva ufite n'ububabare. Niba rero wumva ujya ugira ibi bimenyetso, ukumva rimwe na rimwe uri gushaka kujya kwihagarika ariko wagerayo bikanga, uba ugomba guhita ujya kwa muganga. Niyo nama tukugira, ukajya kwisuzumisha bakakumenyera niba atari kanseri ya prostate urwaye. Wibikerensa rero, jya kwa muganga hakiri vuba mu gihe wibonaho ibi bimenyetso. Indwara ya gatatu ni umuvuduko w'amaraso, hypertension. Bagabo rwose muri hano, bagabo mudukurikiye, abagabo benshi mujya mugira utuntu tw'utumenyetso dutoya mukaduca amazi, ntimujye kwivuza. Abagabo benshi tujya tubabuza kunywa agacupa, ntimubyumve, mugakomeza mukakanywa, ariko buriya muganga ntakubuza ikintu, jya ugira amakenga kandi ugishyireho umutima, nibiba ngombwa rwose ugerageze ukihorere. Umuvuduko ukabije ushobora gutera indwara y'umutima, cyangwa se abantu bamwe ugasanga yagize stroke kubera umuvuduko w'amaraso ukabije. Reka tukubwire n'ibimenyetso kugira ngo ujye umenya uburyo uzirinda iyi ndwara, cyangwa se umenye uko wakwitwara igihe wibonyeho ibi bimenyetso. Ikimenyetso cya mbere ni uko uribwa umutwe, ugahora wumva umutwe ukurya, rimwe na rimwe ukifashisha n'utunini twagufasha kugabanya umutwe ariko ukanga ntukire neza. Ikimenyetso cya kabiri ni isereri. Umuntu akumva ari kuzungerezwa, afite isereri, atameze neza. Ibyo ni ibimenyetso by'uko ufite umuvuduko w'amaraso. Ikimenyetso cya gatatu ni umunaniro ukabije. Niba rero wigiraho ibi bimenyetso, hari n'abajya bagira akantu k'agasesemi, ibi bimenyetso nubigira ujye umenya ko ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Ariko ikibabaje, igitsina gabo iyo mwumvishe utu tumenyetso mudufata nk'aho ari utuntu tworoshye cyane, mukumva nta kintu tubabwiye, mukumva ntacyo tuvuze ku mubiri wanyu,
mukumva ko kuba mwiyumvamo intege cyangwa se kuba mutari kuba mwarembye burundu, mukumva ko ntacyo bitwaye. Kuko igihe kinini usanga kwa muganga twakira abagore benshi kurenza abagabo. Bivuze ngo abagore bagira amakenga cyane ku buzima kurenza abagabo. Namwe rero abagabo nimwibona ibi bimenyetso, mutebuke muze kwa muganga tubafashe. Inama tugira abantu ku kijyanye n'umuvuduko w'amaraso rero nuko igihe cyose ugomba kujya kwa muganga gukora check-up y'umuvuduko w'amaraso ukamenya nimba utawurwaye. Indwara ya kane ni diabete yo mu bwoko bwa kabiri, iyo twita type D. Iyi diabete ni ukuzamuka kw'isukari mu maraso, aho usanga isukari yabaye nyinshi mu maraso. Iyi nayo ni indwara yugarije igitsina gabo. Ibimenyetso byayo ni ukugira inyota ikabije. Ugasanga umuntu w'igitsina gabo kuko yumvishe afite inyota ikabije, agahera kakigira kwinywera agacupa, akumva ko ako gacupa ariko kari bukemure ikibazo afite. Nyamara ntamenye ko ahubwo ari kwica ubuzima kurushaho. Ikindi kimenyetso ni ukuryamira, ukumva ukeneye kwiryamira rwose, ukumva udashaka no kubyuka mu buriri. Ikindi kimenyetso kigaragaza ko ufite isukari mu mubiri wawe ikabije. Niba ujya ugira ibikomere bikanga gukira, nimba ujya wibonaho ibisebe bidasanzwe byaje kandi nabyo ntibikire, icyo ni ikimenyetso kikwereka ko ufite isukari ikabije mu mubiri. Ni byiza rero kujya kwa muganga bakagufasha, bakagusuzuma, bakakumenyera uko urugero rw'isukari rungana mu mubiri. Iyi ni indwara yugarije igitsina gabo. Inama tugira abantu rero b'igitsina gabo cyangwa se n'abandi bose bahuye n'ibi bimenyetso ni ukwihata cyangwa se gufata amafunguro akungahaye kuri fibre. Ikindi ni ukugabanya isukari mu byo turya cyangwa se mu byunywa. Ikindi tugusaba ni ugukora siporo, ko buriya siporo nayo ifasha kugabanya ya sukari mu mubiri. Indwara ya gatanu rero ari nayo ya nyuma izengereje igitsina gabo ni depression, agahinda gakabije. Abantu muri iyi minsi bari mu gahinda gakabije. Umugabo ugasanga umugore amubanira nabi ariko agatinya kubibwira abandi bantu. Umugabo agatinya kwahukana, kwagutinya ibyo byose, agahora mu gahinda gakabije. Iyi ndwara igaragazwa akenshi no kwiyumva nabi, ukumva utameze neza, ukagira kwiheba, ukagira udasinzira neza, ukarara ukanuye udasinziriye, ukagira umunaniro ukabije. Ibyo byose ni ibimenyetso bikwereka ko ufite agahinda gakabije. Ibindi bimenyetso mpuruza byayo ni ukwicira urubanza, ugahora wibaza se ni njye munyamakosa, ese ni njye mubi, ese ni njyewe utuma ibintu bitagenda neza. Ibyo byose ni ibibazo bituma abagabo bagira indwara kandi ntibabigaragaze kuko batinya ko abantu bamenya ibibazo bafite. Abagabo ni abantu bakunda kwihagararaho, badashaka kwerekana ibibazo byabo. Ikindi ni ukumva ubuzima ntacyo bukikumariye. Umuntu akabaho yumva ubuzima ntacyo bumaze, umuntu akabaho yumva ubuzima bumubihiye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Abagabo rero igihe cyose wumva wagize ibi bibazo, igihe cyose wumva wahuye n'ibi bimenyetso, ni byiza kuza kwa muganga tukagufasha, ugahura n'umuganga w'inzobere mu by'imitekerereze, akakuganiriza, akakugira inama, akagufasha kuva muri icyo kibazo urimo. Izi ndwara rero mbabwiye zigera kuri 5 zizengereje igitsina gabo, ni byiza ko buri wese azitaho. Hari ikintu gishobora gutera bino bintu cyane ku gitsina gabo, ni ukuvuga ngo niba ushaka gukira agahinda gakabije, byaba byiza gushaka ahantu hari ibirori ukahatemberera, byaba byiza gushaka abantu muganira mugaseka, byaba byiza kugana muganga, byaba byiza gukora siporo. Yambwira abantu ko umuti wa mbere ubaho buriya siporo ni umuti, amazi ni umuti, ikindi no kwishima, kunezerwa, guseka. Gusa abantu benshi ntago biborohera, ariko
byakabaye ari ibintu bitworohera kuko bifashe ubuzima bwacu. Inama rero utizini njya mbwira abantu mu biganiro byanjye bya buri munsi ni ukugana muganga. Nta yindi mpamvu muganga ari hariya, ahari ngo agufashe, ahari ngo akugire inama, ahari ngo akuvure, akurebera ibitagenda neza mu mubiri wawe hanyuma agufashe. Indi nama ngira abantu ni igihe cyose ubonye ibintu bidasanzwe ku mubiri wawe, igihe cyose wibonyeho impinduka ukabona ni ibintu bidasobanutse, gana muganga akurebere uko byagenze, akumenyere impamvu yabyo. Indi nama njya ngira abantu rero hano kuri channel yacu ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, kugira ngo ujye wungukira hano ibiganiro byubaka ubuzima, kugira ngo ujye umenya byinshi ku ndwara umunsi zakujeho, cyangwa se umenye n'uburyo ugomba kuzirinda ntizikuzeho. Mwakoze rero kubana natwe, mwakoze kudukurikira. Uwiteka akomeze kubafasha, mujye mutuba hafi buri munsi, natwe turabakunda.